akamaro k'ubutumwa bw'ubugozi nivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi nivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima rigijyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Reka tubasuhuze ndetse tubahe ikaze mu kiganiro cyacu. Ikiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro cyitwa ubugorozi, icyo tugiye kuganiraho. Ngiye muri kubona kandi mwumva nitwa Dusaba n'Imana Ernest. Ngiye tugiye gufatanya kubara ikiganiro. Rero mwene data turagifatanya amaze kwagira, reka nawe tumuhe ikaze atwibwire hanyuma ndetse anabasuhuze. Turabashuhuje Uwiteka bahire. Nitwa NGEZAHOGUHORA Phenias. Ngiye tugiye gufatanya muri iki kiganiro. None ingingo muratuganiriza uyu munsi mu ngingo z'ubugorozi muratuganiriza ku ngingo. Dufite insanganyamatsiko iri kuvuga ngo impamvu zitera ubugorozi. Impamvu zituma habaho ubugorozi. Rero abantu reka tubabwire ngo mwitegure abandika mushaka uko mwandika abafite abandi mushaka kumvisha kino kiganiro mubabwire banguke kugira ngo muze kuba muri tayari, hanyuma uko amasaha nk'uko dusanzwe tubabwira saa 8 zageze ubwo ikiganiro cy'ubugorozi kiba ni kuri uyu wa gatatu w'isabato. Rero reka twishimire ko muri kumwe natwe, reka duce bugufi hanyuma muzadusengere atuganirize. Turagushimye Mana yacu iri mu ijuru, tugushimiye kugira neza kwawe kwabanye natwe mu bihe byose bitambutse, twaba tugihumeka izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye uyu mwanya uduhaye wo kubumbura ibyanditswe byawe byera, tukurarikiye umwuka wawe wera kugira ngo abari tubere umwigisha dukoreshwe nawo, maze igahunda nisoza amahoro turashimira izina ryawe. Amen. Tuzondere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka twongere tubahe ikaze mu kiganiro cyacu ubugorozi, aho tugiye kuganira ku mpamvu zitera ubugorozi. Tubanze kwibaze tutise ubundi ku muhenda ubyumvishe bwa mbere. Kwari byiza ko abantu batangira basobanukirwa ubundi ubugorozi ni iki. Ni kumwe abantu bagora amagufwa, ni nka kumwe ushobora gusanga inkoni yaragoramye ukabanza ukayigorora. Ubugorozi ni iki? Buhuriye hano iyo bakamana. Ubugorozi ni ururimi rw'ikinyarwanda byumvikana. Yego. Kuvuga ngo ni ukugorora ikintu, ni ukuvuga ngo ni ugufata ikintu ukagisubiza aho cyari kiri. Mbese twatanga nk'urugero nk'abantu bari kubaka nk'inzu. Yego. Igihe ubona ko abafundi bajya bubaka, igihe cyagera akajya areba, noneho igihe cyagera kubona agiye kugorora, akazana nivo cyangwa akazana noneho agasubizaho kugira ngo arebe ko bimeze neza. N'ubugorozi rero nabwo noneho byaje mu iyobokamana, noneho naho haje mu ijambo ubugorozi ari wenda twasoma. Noneho ni ukuvuga ngo nabyo biza muri ubwo buryo. Yego. Noneho murakoze cyane ku bundi busobanuro ndi umuntu yakongeraho. Ubundi ikintu kigomba kuba gifite inzira ikwiriye kinyuramo. Iyo nk'umwe mu buryo busanzwe kugorora hari guha ikintu umurongo ufatika bijyanye no kushaka, ariko mu iyobokamana iyo bivuze ngo kugorora nibyo mu gifaransa bita ngo reforme cyangwa se reform mu cyongereza. Ni ugufata ni igihe abantu bafata ikintu cyari kiriho gifite umurongo ukwiriye kigomba kunyuramo, hanyuma ukongera wenda bikaza kugorama cyangwa se hakaza kuba impamvu zituma bita umurongo, ukaza kongera no ugashyiraho ingamba zituma icyo kintu ukerekera ugisubiza mu mwanya cyakabaye kirimo. Ibyo byitwa kugorora. Noneho rero mu iyobokamana ubugorozi ni ugusubizaho inzira zahozeho.
bita ngo ni rendre la prome forme, mbese mwiyobokamana kugira ngo abantu babyumve neza, ni inzira Imana yashyizeho kugira ngo ziyobora abantu bashaka gusubira kugira mu ijuru, yobora abantu bashaka kongera gusanga Imana. Ayo mabwiriza yateshejwe umurongo, yavanyweho mu nyungu z'umushukanyi, nizo zigomba gusubizwa mu mwanya wazo, izo nzira, kugira ngo abantu babeho bahagaze mu nzira y'ukuri. Noneho iyo niyo nzira tugiye kuganiraho muri aka kanya, cyangwa se impamvu bibaho ko hariho abagorozi, impamvu bagiye babaho mu bihe bitandukanye, n'impamvu hari abantu bazagenda bagororwa, kuko ubugorozi ntago butangiye ubu ngubu, ntago buriho wenda uhere mu gihe cya Ruteri, ahubwo Bibiliya tubwira ngo na Yesu yahagaze nk'umugorozi mu gihe cye, na Yohana yari umugorozi, na Eliya igihe yari ahagaze itishubi yari umugorozi. Noneho ngo ubugorozi rero ntago bwahagarariye kuri Ruteri nk'uko benshi babyibwira, ngo ahubwo buzakomeza kubaho kugeza ku mperuka y'ibihe. Noneho reka twibaza ngo mbese impamvu nyamukuru zituma igihe umuntu uri mu itorero runaka, cyangwa se umuntu wemera Imana, cyangwa se umuntu uwo ari we wese mu isi, areba akavuga ngo igihe kirageze cyo gukora ubugorozi, ni ibiki biba byabayeho? Urakoze. Iyo dusoma muri Yeremiya igice cyaho ni cya 7, turasoma amagambo ahanditse. Reka duhere ku murongo waho no wa mbere, ariko tugendereye mu wa 3. Yego. Aravuze ngo ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka riti, hagarara mu irembo ry'inzu y'Uwiteka uharangururire ijambo uti, nimwumve ijambo ry'Uwiteka ay'Ubuyuda mwese abanyura muri iri rembo bajya gusenga Uwiteka. Uwiteka Nyiringabo, Imana y'Isirayeli ivuga itya iti, nimugorora inzira zanyu n'ingeso zanyu, nange nzabaha gutura aha hantu. Ahangaha ni ukuvuga ngo ni Imana ubwira ubwoko bwayo, cyane cyane abajya gusenga, abasenga Imana. Ni ukuvuga ngo hari ibintu yari imaze kubabwira, irabwira iti nimugorora inzira zanyu, mukagorora n'ingeso zanyu, nibwo nange nzabaha gutura aha hantu. Aho hantu ubuturo bwera, kugira ngo abari abantu bashyitse bagomba gukora ibintu bibiri. Ni ukuvuga ngo bakagorora ingeso zabo, bakagorora n'inzira, bakerekana inzira. N'ubwo bugorozi bwagombaga kubaho, bakabona gutura ahantu hera. Ni mu ubwo buryo iyi nzira y'ubugorozi tuyibona nanone bahanura uwitwa Yohana. Yesaya hanura uwitwa Yohana, hano mu gice cya 40 cya Yesaya, niho tuhasanga ijambo nanone rihari ryongera kuva ku byerekeye ubugorozi. Haravuze ngo nimuhumurize abantu banjye, nimubahumurize, ni ku Uwiteka Nyiringabo, ni ku Uwiteka Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe, n'ibyaha byawo byose bihababariwe kabiri n'Uwiteka. Ku murongo wa 3 haravuze ngo, nimwumve ijwi ry'urangurura ngo, nimutunganye inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Kuvuga ngo iyi nzira yo kugororwa, kuvuga ngo kuva kera kose Imana yagiye ikoresha ubugorozi, kandi igakoresha abagorozi kugira ngo noneho bahaguruke, baze gutunganya ibyabaga byamaze kujya ku ruhande. Uyu wavugwa ahangaha muri Yesaya ni uwitwa Yohana. Kandi Yohana abasomyi ba Bibiliya
dusomye igitekerezo cya Yohana dusanga ise yari umwe mu bayuda ndetse afite imyanya y'imbere, ariko noneho uwo mwana aza ari umugorozi. Noneho nkuko tubisaba muri Matayo bavuga ibye, Matayo ni igice cya 3 bavuga noneho uwo Yohana bwite uko avuzwe hari uwo Yesaya yerekezagaho. Matayo igice cya 3 duhere ku murongo wa mbere. Igice gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayi bw'Ibidaya ati, nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo, ijwi ry'urangurura mu butayu ati, nimutunganye inzira y'Uwiteka mugorora inzira ze. Ni ukuvuga ngo yari umugorozi. Ubugorozi rero kugira ngo aze agorora, kuvuga ngo yaje mu byari bimaze kuba bibi, bwa bwoko bw'abayuda bwari Imana yari yetoranirije bwari bwatangiye kugenda ukundi, noneho ibahagurutsa nk'umugorozi witwa Yohana aza noneho agorora kuko byari bimaze kuba bibi. Yego. Murakoze cyane kuri ubwo buryo, ngira ngo uko niko cy'igisobanuro cy'ubugorozi nyine. Ubugorozi ubundi hari ibintu bitatu bijya biba nyine bikaba ngombwa ko ubugorozi buba. Rimwe ni impamvu yanditswe hano muri Zaburi 11 umurongo wa 3 haravuze ngo niba imfatiro zisenywe umuntu umukiranutsi n'iki yakora? Ni imfatiro zo kwizera. Ibyo. Yego. Uribuka ko mu gihe cya Nehemiya mu gihe navango n'ikisezerano rya kera, igihe Imana yajyaga itanga amasomo ariko igendeye ku byitegererezo, muri icyo gihe Abisirayeli igihe bari baragiye mu nyage i Babuloni, bavuyeyo Nehemiya yakoze umurimo wo kongera gusana rwa rusengero, arongera rwubaka ngo asubizayo impavu. Buri kintu cyose agenda gisubiza mu mwanya wacyo. Buriya murimo wakozwe niwe ugereranya ubugorozi ubundi, kuko kwari ugusubiza itorero ry'Imana aho ryahoze mu mwanya waryo, ahari igicaniro kikahajya, ahari igikarabiro kikahajya, aho abantu hakirirwaga bikaba, aho basengera bakahasengera, uko basenga bigakorwa, kubera yuko wari umurimo nyine wo gusubizaho imfatiro zashemwe. Niyo dusenye mu Rwambere rw'Abami igice cya 18. Yego. Tuhasanga aya magambo uri kuvuga neza. Yego. Kuko mu gihe uwitwa Eliya nabwo mu Isirayeli yari hamaze kwandura. Yego. Umwami Ahabo amaze gukora ibidakwiriye, ngo noneho ikintu Eliya yakoze, muzasoma Eliya ahuye n'umwami Ahabu, noneho ngo bahure amubwira impamvu imvura itaguye muri iyo myaka yari itambutse. Ni ukuvuga ngo yaramubwiye ati ntabwo ari njyewe ni wowe n'inzu ya so. Noneho mu kiganiro cyageze hariya ku murongo wa 18 Rwambere rw'Abami ku murongo waho wa 30 ndabyo twasoma, ngo Eliya hera akabwira abantu bose ati, mpereye hejuru, ni munyegere. Bose baramwegera, asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Kuvuga ngo iki kongera gusana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse, ngubwo ubugorozi ni ukongera gusubizaho ibyari byaravuyeho. Kuvuga ngo azana amabuye 12, arangije ageranya imiryango 12 y'Isirayeli ayubakisha igicaniro, kandi aho ngaho i Karumeli Eliya yahavuye. Kuvuga ngo abantu bose bavuze ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Yego. Iyo mpamvu rero ubugorozi iteka ryose bujya bubaho iyo habonetse ikibazo nk'icyo ngicyo kiba kivutse abantu bagiye ukundi. Okay. Murakoze cyane. Kuri iyo ngingo kuyisobanura, kuko nka Eliya we yahagurutse n'undi nyine imfatiro zashemwe, uko uribuka abandi abantu bazi icyo gitekerezo, igihe yaragiye abahanuzi bari bamaze kunanirwa kugera ku cyari kugayego kare kashyizweho, kuko yarabwiye ngo noneho ubwo Abisirayeli mumaze kubayobya, mwabahinduye abayoboke b'Abayali, reka turebe Imana ya nyayo. Navuga ngo muri iki gihe yakoze nka seminari. Yego.
muri iki gihe wabyita nka seminari, kubera yuko abantu zebayari bari bihandagaje bavuga yuko bayari ngo ari we utanga uburumbuke, ari we utuma imyaka yera, bavuga ko ari we utanga imvura. Ariko mbere yuko iriya mvura kiriya gihe cy'amapfa gitera, iriya yari yarabivuze cyane. Yezebeli wari umuhanuzi mukuru we cyangwa se umuyoboke wa Bayali, nta kintu ari kubasha, ntago rigeze agira icyo abafasha. Noneho araza arabasobanurira ati noneho igihe kirageze, niba Uwiteka ari we Mana nimumukorere, niba nanone Imana ari Bayali nawe muyikorere. Noneho reka dusuzume turebe Imana ya nyayo. Unasubiye inyuma gatoya, kuvuga ngo hari ihame ryari ryapfuye. Abisirayeli bari bafite ihame ribabwira ko batagomba gushaka abanyamahanga. We rero abenguka umunyamahangakazi, noneho abayisha ihame ry'Imana. Ibyo byose by'ingaruka biri kuza bitewe n'uko yishe ihame. Ngira ngo wenda ku bantu babizi neza ngo twavuze twasomye ngo niba imfatiro zishemwe umukiranutsi yakora iki? Ntabwo yakwiyicarira, ahubwo uriya murongo dusomeye muri Yeremiya uvuze ngo nimuhugorore inzira zanyu n'ingeso zanyu, nanjye nzabaha gutura aha hantu. Ubwo ku bantu babizi neza mu mateka y'abami, igihe Salomo yari gusengera iriya nyubako yaramaze gusengera kugira ngo yaramaze kubaka kugira ngo Imana yemere, yaravuze ati Uwiteka, abantu bawe nibajya gusenga bari muri iyi nzu uzajye wumva ubasubize, niba gusenga bayerekeye nubwo baba baranyuzwe bari mu mahanga nabwo uzajye wumva ubasubize. Noneho igihe Imana ivuze ngo nibwo nanjye nzabaha gutura aha hantu, nibyo ni igihe Imana ivuze ngo nimukora ibi ngibi nibwo nzemera mukitirirwa izina ryanjye. Noneho ku bantu, kubera ko hari n'abantu batabisobanukiwe, iyo abantu Imana itakemera ko bayitirirwa kandi basenga, ikabira baciye ikabambura uburenganzira bwo kwitwa abana b'Imana, nibwo Babuloni biguye. Ku ngingo yitwa kwenda kugwa kwa Babuloni, kubera yuko ngira ngo ntago abantu benshi bakunda kubisobanukirwa, barasoma ngo Babuloni iraguye, hakaba hari umuntu uricara agategereza yuko ari inyubako runaka izahirimo. Noneho akicara agategereza ko iyi dini runaka rizarekera gusenga, ubwo Babuloni ikabiguye. Agategereza yuko bazarekera kwigisha ngo mukomeze muze mwitorero ngo iryo ry'Imana, akabitegereza akayibura, kubera yuko we yumvisha uwo murongo uvuze ngo Babuloni iraguye, agira ngo rizahirima nyine irekera kubaho. Ariko iyi Imana ivuze ngo singikorana n'abangaba, igatanga ibimenyetso, wasoma biri ukabibona, wasoma ukabanuza ukabibona, wanajya no mu mibereho no mu miyoborere y'itorero Imana yashyizeho nawe ukabibona, iba yitandukanyije nabo, nta kundi, nta gutegereza ikindi gihe, ubwo iryo ngiryo yarekwiye kugororwa. Noneho muri kino gitabo cyitwa umurimo w'umukristo harimo ubusobanuro bwa ririya jambo kugorora cyangwa se ubugorozi ni iki. Baravuze ngo ndenda ndakoresha iki cyongereza mukagira kwitwa ngo ubugorozi, ivugurura n'ubugorozi birakenewe, kubera yuko uriya murongo ukwiye gusobanuka, kuko muri kino gitabo baravuze ngo revival and reformation must take place under the administration of Holy Spirit. Ivugurura n'ubugorozi bigomba kubaho ariko biyobowe n'Umwuka Wera. Revival and reformation are two different things. Ivugurura n'ubugorozi ni ibintu bibiri ariko bitandukanye. Revival signifies a renewal of spiritual life and a quickening of the powers and minds and hearts, a resurrection from the spiritual death. Ivugurura risobanura kuba mushya mu by'umwuka, mu bihe by'umwuka, ikanguka ry'imbaraga n'ibitekerezo, imbaraga z'ibitekerezo n'umutima, izuka rivana umuntu mu rupfu rw'iby'umwuka. Urumva ko niryo bavuze ngo nimugorore inzira zanyu
ingeso bavuze ngo imugore inzira zanyu n'ingeso zanyu. None kugorora ingeso zanyu cyangwa inzira ingeso zanyu ni igihe umuntu agomba kugorora imico ye ikabitunganya. Twabanje gusobanura ko kugorora ari ugusubiza ikintu uko cyahoze. Iri jambo naryo ntago abantu bajya bapfa kuryumva, wenda reka turisobanura kubera yuko mu mitego ya Satani yahagurukije hariho n'abantu bahagurutse barwanya ivugurura, kubera yuko iki kiganiro cyumvwa n'abantu benshi cyangwa se bikiri no kumvwa n'abandi. Reka tubisobanure. Umuntu aremwa mu itangiriro igice cya mbere haranditse ngo imurebye ibona katunganye, kuko impamvu yaratunganye yasaga n'Imana. Iyo dusenye mu bitabo baravuga ngo Imana iri mu muntu, umuntu ava mu biganza by'Imana yari imbonera, ibyo akora bitunganye, nta nenge afite mu mico. Mbese zanenge umuntu remora kavuga ati uriya muntu yari afite igitera cyiza ariko aribagirwa, cyangwa se wenda n'umurwayi, cyangwa se arahubuka, cyangwa se arakazwa n'ubusa, cyangwa se nta kundi byiza, cyangwa se ntagira ibanga. Izo defa cyangwa se izo ntege nke umuntu ntabwo yari azifite. Noneho n'imikorere ye yasaga n'Imana mu mico no mu gihagararo. Noneho kuvugurura yavuze ngo nimugorore ingeso zanyu, ni wa murongo uvuze ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. Nibyo. Kugira ngo bashe kwigana Imana, ukore nk'uko ikora, ubeho nk'uko ibaho, kuko ari rukundo nawe be rukundo. Hari icyo bisabwa mu gatabo kitwa ivugurura rirakenewe. Ivugurura n'ubugorozi ndumva ariko kitwa, karavuga ngo kugira ngo ivugurura ribashe kugira umusaruro bishoboke ko umuntu yakwezwa, kuko umuntu uvuguruwe niwe ufite imico yejejwe. Ntago umuntu yakwezwa n'ikinyoma. Mbese nta buryo wakoresha ikinyoma ngo weze umuntu. Niyo mpamvu hano hepfo baravuze ngo muri kino gitabo ngo reformation signifies reorganization. Ubugorozi bwo busobanuye guhindura imikorere cyangwa se gutunganya imikorere, a change in ideas and theory, impinduka mu nyigisho n'imyumvire ku ngingo zitandukanye. Habit and practice, guhindura imikorere n'akamenyero. Reformation will not bring for the good fruits of righteousness unless it is connected with the revival of spirit. Ntabwo ubugorozi bwagera ku musaruro mu gihe bwaba butomatanye n'ivugurura ngo bikorane. Mbese niho wenda reka tubisobanure mu buryo bwimbitse. Urabona uyu muntu yagiye gutunganya umwenda waje bizenga, nibyo agomba gukoresha amazi, ariko ukoresheje amazi mabi ntabwo wa mwenda wacyo, ntabwo ibizenga byavamo. Noneho uko guhinduka nta buryo umwenda waweza ukoresheje ikindi kintu. Ni nayo mpamvu wenda kubera abantu bashobora kuba aramutse ari mu itorero akaba atarakira ivugurura, ari mu itorero ry'ukuri, ntaho byaba bitandukana n'umwenda wagiye ukawumesa ariko ukawupfubya. Noneho kubera yuko Imana itagikoresha igitugu, umuntu ashobora kuba mu itorero ry'ukuri ariko we ntiyezwe n'ukuri, nuko kuri ntikumwe, kubera yuko atahisemo ko uko kuri kumweza. Noneho imbaraga y'ubushake atakoresheje bigatuma abo mu itorero ariko ari urukungu. Noneho Imana ntibwira bizera ngo uyu muntu ntazagaruka mu rusengero, ahubwo kubera yuko umuntu we ahitamo kuba urukungu, Imana ikamurekeramo kugira ngo akomeze yigishwe, ayo mahirwe akomeze yabone. Niko Yuda yabanye na Yesu kandi bikarangira atejejwe, ariko ntahago Yesu yigeze amurobanura mu bigishwa ngo mbwe ngo wowe ntuzageza gusenga. Yaramuretse araza kubera yuko gukizwa k'umuntu biri mu mahitamo ye. Rero hepfo baravuze ngo
revival and reformation are to do their appointed work, and in doing this work they must blend. Ivugurura n'ubugorozi bigomba gukora umurimo byatumwe gukora, kandi uyu murimo, kandi mu gukora ibi nibwo hazabasha kuboneka umusaruro. Rero icyo twaturi gusoma ni igitabo cy'umurimo w'umukristo, mu cyongereza ni page ya 42, ngira ngo no mu kinyarwanda no mu hari mu gitabo ndumva Ibyaduka byo mu simperuka 192. Aho iyo niyo ngingo turi kuganiraho. Twari turi kwibaza ku kibazo kibaza ngo kuki yabaho ubugorozi. Ni ukubera ko amahame cyangwa se imfatiro z'ukuri ziba zashenywe, kandi ibwo imfatiro zishenywe itorero ry'ukuri ryatumwe n'Imana ntago rigomba kwitoreza. Ngira ngo wenda kugira ngo tumenye abafite inshingano bagomba no kuyikora, reka tubisome nabyo kuko biba byiza yo ingingo sobanutse cyane. Muri cyo gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa cy'umwuka w'ubuhanuzi mu cyisho cya mbere baravuze ngo church is God's appointed agency for the salvation of men. Itorero ni igikoresho cy'Imana, Imana yatoranyije kugira ngo ishyire mu bikorwa umugambi wo gukiza umuntu. Kugira ngo umugambi ugerweho, Imana yahisemo gukoresha itorero. Mbese wenda tuvuze agency mu mvugo isanzwe yumvikana, urabona nk'uko bino bigo by'itumanaho bigira abantu bacuruza amayinite yabyo, bikagira amasite ku buryo niba ukeneye kugura mitiyu ugenda ukajya ku muhanda ahantu hari umutaka w'icyo kigo, ukabwira uriya muntu uba hicaye ndashaka amayinite. Nubwo ikigo gishobora kuba gifite icyicaro mu Amerika, nubwo ikigo gishobora kuba gifite icyicaro muri Afurika y'Epfo, ariko umuntu uza muri quartier mu mudugudu mwese utuyemo hakaba harimo umuntu ucuruza aya mayinite. Ukaba ukeneye kugura internet, ukeneye kugura simukadi, ukeneye guswapisha simukadi yangiritse, ukeneye kugurisha izo serivisi zose icyo kigo gitanga, iyo uhageze urazibona. Ibyo ngibyo niwo muri itorero rifite mu isi. Mbese ku buryo umuntu uzakenera Imana, ukeneye gutungana uko Imana ishaka, iyo ageze mu itorero abibona. Baravuze ngo it was organized for service. Itorero ryatunganijwe gukora, and its mission is to carry the gospel to the world. Kandi inshingano zayo z'itorero ni ukugeza ubutumwa bwiza ku batuye isi. Murumva ko nta bundi buryo bwa ubugorozi bwakorwa, ahubwo rya jambo rivuze ngo ese imfatiro rishenywe umukiranutsi yakora iki? Agomba kugorora, nta kundi yabigenza. Noneho ngira ngo iyi ngingo irumvikanye wenda ku muntu ushaka kumva, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo ari Imana nibo bumva amagambo y'Imana. Noneho twibaze ku yindi ngingo ya kabiri, tuvuze ngo ese za mfatiro zisenywa bikaba ngombwa ko habaho ubugorozi nk'uko Yeremiya yabivuze. Yego. Ni izihe? Ni ibiki wabona gahita uvuga ati rero iyi ngingo ikwiriye kugororwa, iyi ikwiye kugororwa? Ni ibihe ibintu bibaho ubugorozi bukabigorora? Cyangwa se muri iki gihe ni ibiki bigororwa? Twifashishije ijambo ry'Imana, yego, mu mahame y'Imana ni menshi, ibigorwa ni byinshi. Yego. Ariko twatanga nk'urugero. Yego. Kuvuga ngo ndi busome, urabona isabato, itegeko rya 4 ry'isabato ryarishwe. Yego. Mu kimbo cyaryo harya hindi minsi yo kuruhuka. Yego. Kuvuga ngo ubugorozi bugomba kuhagarara aho ngaho. Kuvuga ngo no guhagarara abantu bakavuga nkuko n'ubundi bayiriya bahagaze na Yohana bakagorora. Yego. Kuvuga ngo icyo iryo n'urugero ntanzi. Urabona nk'ihame rigendanye n'umubatizo. Yego. Dusomye muri Matayo gice cyaho ni cya 3, niho dusanga umubatizo, uyu nguyu umubatizo abantu babatiza. Ukuvuga ngo ikintu cya mbere
Yesu niwe cyitegererezo cyacu. Yego. Yose mu gice gatatu cya Matayo igice cyaho cya gatatu ku murongo wa 13 niho dusanga amagambo yanditse avuga ngo icyo gihe Yohana umubatiza araza, icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize. Yego. Nawe ashaka kumuhakanira ati, ko ari nge wari ukwiye kubatizwa nawe, none niwe unsanze? Yesu aramusubiza ati, emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranirwa kose. Ahera ko aremera. Yego. Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi. Yego. Ijuru riramukingukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho. Yego. Maze Yesu avuga ijwi rirenga ati, maze ijwi rivugira mu ijuru riti, ngo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Yego. Ariko akatugendereye nuko yabatijwe mu mazi menshi ku buryo abasha kuyavamo. Yego. Niyo usomye hano n'irindi somo ryumvikana ni muri Yohana igice cya 3 ku murongo wa 23 kugira ngo iri ahumvikane. Yego. Yohana 3:23 naho hari ijambo turahasoma, haravuze ngo hanyuma y'ibyo Yesu ajyana n'abigishwa be mu gihugu cy'Uyudaya, atindanayo nabo. Yego. Abatiza abantu. Ariko Yohana we yabatirizaga mwa Enoni bugufi bw'Isaremu, kuko aho hari amazi menshi. Yego. Ukuvuga ngo kimwe mu byo twavuga ni ukuvuga ngo ni icyerekeranye umubatizo. Yego. Iyo bavuze umubatizo ni wo mazi menshi. Yego. Ariko abantu bahinduye umubatizo babatiza ukundi kutari mu mazi menshi. Kuvuga ngo iyo ni ingingo imwe ubugorozi buza bwongera gusubizaho rubwira abantu uti dore umubatizo ugomba gukorwa no mazi mweshi. Yego. Urwo ni urugero rumwe. Ni ukuvuga ngo kubyerekeranye umubatizo. Ikindi twavuga buriya iyo dusomye hariya mu byahishuwe cya 14 ku murongo wa 8, ni ijambo tuhasanga rivuga ngo mwubahe Imana muyihimbaze. Ni ikintu cyo kubaha Imana. Imana ubwayo yarirahiye. Iravuga ati ndirahiye amavi yose azampfukamira. Ni ukuvuga ngo kubaha Imana, Yesu ni Imana ibivuze ngo amavi yose azampfukamira, ukuvuga ngo igihe tugiye kugira ibyo tuyisaba tuyibwira ibyacu tugomba gusenga dupfukamye. Nko mu Bafilipi, uzabisoma mu Bafilipi igice cyaho, Abafilipi tuhagere. Igice cyaho cya 2 ku murongo wa 10 ngo kugira ngo amavi yose apfukamwe mu izina rya Yesu, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi. Nibyo. Yego. Ngira ngo mwakomeza n'indi ngingo igororwa kugira ngo abantu bashe kubisobanukirwa, kuko uyu munsi twashatse kuvuga ku bintu bigororwa. Indi ngingo igororwa ni ingingo ivuga ibyerekeye ubukwe. Yego. Buriya iyo bavuze ubukwe n'isabato birangana. Yego. Ni ibintu byabaye mu gihe kimwe mu cyumweru cya mbere burya ubukwe burera. Yego. Ariko Satani yarabuhindanije, nk'uko yagerageje guhindanya isabato, niko yagerageje guhindanya n'ubukwe. Ubukwe rero burahindanywa, ariko bitewe n'inyungu zaba bandi bateyemo ibiti bigomba kujya basoroma bikabatunga. Kuba rero ngo ubukwe icyo buvugwaho cyane cyane ni ukuvuga ngo ni uko ubukwe bwera, umusore n'umukobwa nibo bagirana amasezerano. Umuhanuzi Amos yarabivuze igice 3 ku murongo wa 3, kuvuga ngo bagasezerana
ayo masezerano yabo bakazayasohoza tukajya gutaha ubwo bukwe hatabonetsemo undi muntu wongera kuza ngo ngiye kubasezeranya. Mu bitabo n'amateka byagiye bizanwa nyuma, nta handi hantu nta ugeze asezeranya ubukwe, na Yesu ikanayigara yabutaje aranabutwerera ntiyasezeranya. Ariko bigeze vuba umugabo umwe abishyiraho, amaze kubishyiraho abigira ihame, noneho n'abandi barabikurikirana. Aravuga ati kada ubukwe buzajya, ni ngombwa kugira ngo hajye habaho umuntu, noneho uwo muntu asezeranye ubukwe, nibwo buzaba butunganye. Rero ni ukuvuga ngo ntabwo ibyo bintu byo gusezeranya ntabwo ari byo, ntabwo byemewe. Niyo mpamvu bisaba kugira ngo buri muntu wese amenye ngo ubukwe burera, kandi ku byerekeranye ku busezeranya ntawe, abantu babiri nibo basezerana, noneho abandi bantu bose bakagenda bagiye gutaha ubukwe. Niyo mpamvu rero ukishakisha wabishyizeho n'abantu bajya bakoresha n'ubwenge basanzwe, nibyo. Ntabwo umuntu yasezeranya abantu babiri ngo bafate. Nawe uzarebe, usibye ko mu mategeko inzego za leta zirabyemerewe gushyira umukono ku masezerano kugira ngo abantu batazajya babeshyanya ku nyungu z'imibanire n'inyungu z'ubukungu, no kugira ngo igihugu kitamwe akajagari, kubera yuko amategeko afite uko ategeka kugira umuntu ubyaye umwana kugira ngo azamwiteho, afite uko ategeka ibijyanye n'imibanire y'abantu n'abandi. Abo ngabo bagomba kugenda bakajya muri leta, leta igashyira umukono ku masezerano abantu bagiranye. Niyo mpamvu bavuze ngo niyo indahiro bari abantu barahira, iravuga ngo twemeye kuzabana nk'uko twabyumvikanye hakurikijwe uko amategeko abiteganya. Nuko bo bumvikanye. Baramutse nta sezerano bafitanye, n'ubuyobozi n'umurenge ntaho bahera ngo bavuge ngo reka tubasezeranye. Noneho umuntu rero bahamagaye kuri telefone akambwira ati rero dufite ubukwe kuri tariki ruzaze uze gutaha ubukwe, yarangiza akagira akabeshya ngo arabasezeranyije. Wowe nawe uzabitekereza, wagenda ukajya gukodesha inzu cyangwa ugakodesha ikanzu, ugahamagara korari, abantu bakava mu rugo, ukambara ikanzu cyangwa se umusore akambara ikositimu cyangwa se imyenda y'ibirori bijyanye n'aho uherereye, mugahamagara inshuti zanyu, nta sezerano mufitanye. Wabuze ubwenge. Umuntu uzi ubwenge wese aramutse azi ko nta masezerano abo bakobwa bafitanye n'umuhungu, kuko mu gusezerana igihe basezerana bakaba bananiranwa. Waramutse uzi ko nta masezerano abantu bafitanye, ukambara mu gihe gutaha ubwo bukwe, waba usa nkaho nanone ukiri muri ya myumvire y'uwateye igiti afite impamvu zacyo, nawe ukagikurikira, ugapfa gukurikira gusa utazi impamvu zabyo. Niyo mpamvu ubugorozi buza ngo noneho umuntu wese uzi ubwenge yicare yibaze ngo mbese kuko bari abantu ngiye gutahira ubukwe nta masezerano bafitanye, ese ni uyu munsi nibwo barasezerana? Ngo rero uramutse ugiye muri wowe uzi ubwenge ukagenda uvuga ngo ndagiye ngo ngiye ngo bagiye gusezerana, oya. Ubwo wasaba urushya ku kazi gute ugiye ahantu nta masezerano ahari? Wenda n'ikindi umuntu yakongeraho, urabona mu bukwe amasezerano birabaho. Hari amasezerano n'ababyeyi bagirana ubwabo, mbese abo bita ba mwana mu Kinyarwanda. Umugabo wabyaye umukobwa hari amasezerano agirana n'umubyeyi wabyaye umusore, ndetse bakabanza bakanabyumvikana bagatimba rero uzampibi niba ari inkwano, niba barakwinka, niba ari amafaranga batanga, niba ari n'impano cyangwa se niba ari n'ideni, byose bakaba bafite ubukwe bugizwe n'amasezerano menshi. Reba rero kujya gutaha ubukwe utazi ko nta masezerano yatambutse. Rero ni ukuvuga ngo abantu bave mu bintu ubugorozi icyo bushaka ni uko abantu bava mu rujijo,
ukamenya ngo jya gutaha ubukwe uzi ko umuhungu n'umukobwa bagiranye amasezerano bagiye kuyasohoza ugiye gutaha ubukwe bwabo. Yego. Kabiri, ubuzi ngo ababyeyi bagiranye amasezerano baranayasohoza, igisigaye ni ukujya gutaha ubukwe. Kuvuga rero ngo ubukwe yaratagiye kure cyane, ni ukuvuga ngo ubukwe ni byinshi, ibigorwa ni byinshi, ariko iyo ngingo icyo twabivugaho nicyo gusa, ariko ni ukuvuga ngo ubukwe abantu nta bajyana batasezeranye. Ndagira ngo mudusomere uwo nguwo watangije umushinga wo kubeshya abantu ko agiye kubasezeranya. Hano baranditse kagatabo n'uruhererekane rw'abapapa. Yego. Ni ukuvuga ngo ni wowe nkurikira, ni uruhererekane rw'abapapa nomero 15. Yego. Ngaka. Yego, ndakabona n'abantu bazakurikira kino kiganiro bashobora kugashakisha bakakabona. Karahari, karaboneka ugiye hariya mu Gatulika bakakugurisha. Aho bacuruza ibitabo. Baretse rero hano ku page ya 5. Yego. Ngo ni Mutagatifu Soteri. Yego. Ngo yavukiye Ifondi, atorwa muri 166, atanga cyangwa se apfa muri 175 aho Uwimana. Umuntu yamwita umupapa w'urukundo. Yemeje ko ugushyingirwa ari isakaramentu, kandi ko gufata iyo ryahawe umugisha n'umusaseredoti. Gushyingirwa ni isakaramentu, ariko rifata ari uko ryahawe umugisha n'umusaseredoti. Ubwo rero byatangiye kuvuga ngo noneho ngo umukobwa n'umusore ni babayobore, babajyane ku musaseredoti aho bamusanga hose. Noneho ajye gushyiraho umugisha, kuvuga ngo bamushaka yaba ari hehe batege bajyeyo nguko. Kandi ubwo kujyayo hari ibyo basaba, ibyo bazakora, ese mwujuje ibi birangiye rero noneho n'aya madini yandi agendera munsi y'uku kuboko noneho atangira kubikora ngo natwe niyo dusezeranye mw'ubwo buryo. Ngira ngo ibyo ngibyo ni bimwe mu byose yarebye igihe yirukanaga abantu mu rusengero, akavuga ngo nimuvane ibi ngibi, iyi nzu ya data mwayihinduye iguriro. Abantu bajya basoma ubifuzwa byose, Yesu haranditse ngo Yesu yitegereje ibiri kubera muri urwo rusengero, business zirimo, ngo akoresha ijisho rya gihanuzi ricengera mu binyejana byinshi amara kuntu bw'Imana buzacuruzwa. Ibyo rero kugira ngo abantu bacuruze nuko bavuga ngo bafite ikintu kimeze nk'umwihariko. Noneho umuntu akabwiriza, akaririmba, agasenga, ariko bavuga ngo ubukwe buzafata ari uko runaka buhaye umugisha, ngo umubatizo uzafata, umuntu azemerwa mu itorero kubera yuko runaka yamwinjijemo. Ubwo bivuze ngo ni umubatizo. Ubwo bakavuga ngo uyu muhango runaka uzakorwa ari uko runaka hari. Ariko reka mbabaze namwe wenda mubitekerezaho. Umuryango w'abantu bamaranye imyaka 60, nubwo bishe itegeko, bishe ibwirizwa ry'ubukwe uko ibyanditswe bivuga n'imiyoborere yabwo ko bugomba kuba buciye mu itorero, abantu bakaza kwifatanya nabo kuko ari umuhango wera. Abo bantu bakabana imyaka 65, itorero ritarabashyingiye, ukavuga ngo nibaze umukecuru n'abana be baza bamwambariye, nabo bashyingiwe, nabuzukuru, ngo baze ushyireho umugisha, atari ugusara, atari ukurindagira. Wasobanura gute ko uwo muryango utahawe umugisha? Noneho ugiye guhabwa umugisha n'umuntu utagira umuryango. Hari impamvu mu byashuwe haravuze ngo Babuloni yateretse amahanga yose inzoga, inyigisho z'ibinyoma ubundi zigerwa n'inzoga. Noneho atari ugusinda mu by'umwuka. Wasobanura gute ko ari bwo ugiye guha umugisha uwo muryango? Kuko muri za Yusufari bavuga ngo ni kubariki ndoa, cyangwa se guha umugisha uku gushyingiranwa. Wenda icyaha cyo kwica ihame ry'ubukwe, gushyiramo ibintu bitagenwe cyangwa kubikora mu buryo butari bwo, ni ikosa ryo kwishingira, cyangwa se gukora ubukwe ariko bitamenyeshejwe
itorero ry'Imana ngo wifatanye n'uwo munezero w'abandi, kuko Yesu aravuze ngo mwishimane n'abishima, mubabarane murirane n'abarira. Noneho kudafasha gutuma kugomwa abandi uwo munezero ni icyaha, ari nabyo bituma umuntu wabikoze akwiye kwihana. Ariko kuhamagara umuntu ngo aze kuwuha umugisha, nabyo ni ugutera igiti gikwiye kurandurwa mu ruzabibu rw'Imana. Ngira ngo hari ibintu byinshi byavugwaho, ariko ntabwo twazivuga ngo tuzirangirize rimwe uyu munsi, kuko iki kiganiro cy'ubugorozi gihoraho kuri Radio Rise ni saa 8 kuwa gatatu w'isabato, ni saa 8 z'amanywa. Iki kiganiro kizajya kiba kiriho ku ngingo zitandukanye, n'izindi tutaravugaho zagenda zivugwaho. Noneho ngira nti ese indi ngingo mwateganyije ko tumuza kuvugaho mu bugorozi, niba hari izindi zigomba kugororwa nazo mwazivugaho, hanyuma tukaza kwibaza ngo mbese ko mu byashuwe havuga ko hazaba igishushanyo cy'inyamaswa, amadini ni gute wamenya ko iryo dini ryagiye muri urwo rwiyunge, cyangwa se ryifatanyije mu ryiyunze n'ayandi yaguye? Ubwo mbere yuko tuyikigeraho ndagira ngo manze muvuge kuri ako kagingo nivuzeho, niba hari indi ngingo mushaka kugira ngo tuze kuvugaho mu bugorozi nayo tuyivuge muyidusobanurire. No kuvuga ngo ibigorwa ni byinshi. Yego, ibigorwa ni byinshi. Icyo turi buvugeho ni ikibazo umuntu yakwibaza. yego, ukuvuga ngo mbese umuntu aramutse abonye mu idini yararimo, yego, ariko harimo ibyo bashyizemo bitemewe, yego, kandi byatunzwe urutoki n'umugorozi, yego, mbese iyo dini yariba mwati, ese yarigumamo cyangwa yarisohokamo? Iyi ngingo ndumva yasobanutse ukurikije ibyashiwe 18, kuko niyo ndagira ngo tuyivugeho. yego, kuko iyi nayo hari igihe byabaho ugasanga umuntu arimo ari kubona ibintu biri kubera mu iwabo, yego, mu buryo bugaragara akahamanya na Bibiliya akabona bitemewe, ukabimwerekana akabibona nawe akavuga ati abaraturiganije tu ati ndibyo koko. Ukamubwira isabato, yajya kubona ukabona arayumvishe n'icyumwe akakibura mu Bibiliya ye ayifite. Yego, yanabaza na pastor nawe akamubwira ati nta sabato tugira, ni icyumweru. Yamubaza naho cyaturutse, ntahamubwire akahabura. Kibazo rero ni iki? Mbese uwo muntu kubaho hantu muri iryo torero rimeze gutyo rifite iryo ryashyizemo kubera inyungu, yemerewe kurigumamo? Igisubizo ijambo ry'Imana rivugaho, ariko tugira ngo dusome. Yego, wari ubikomejeho? nari mbikomojeho mu byashuwe igice cya 18 umurongo wa 4, ariko ugisoma umurongo, kuko wenda twari tuvuze ku isabato tuvuga no ku muryango, ibi bintu byombi ngo bifitanye isano ya bugufi. Muri iki gitabo cyitwa urugo rwa Gikristo babivuzeho ngo then marriage and Sabbath had the very origin twin institution for the glory of God in benefit to humanity. Isabato n'umuryango cyangwa se no gushyingiranwa bifite isano, mbese ni impanga, ni mu bintu bibiri bifatanye Imana yahaye umuntu ngo muri Edeni, kandi byashyizweho n'Imana in benefit of humanity, kugira ngo kubw'inyungu z'umuntu. Then as a creator joined the hands of the glory pair in wedlock, saying a man shall leave his father and mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one. He enunciated the law of marriage for the children of Adam too close of time. Ngo mu gihe Imana yari ifatanyije Adamu, yarivuze amagambo yo guhuza iyi couple cyangwa se aba babiri, ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akaba n'umugore akaramata bakaba umubiri umwe.
yari ishyizeho itegeko ry'umuryango rigenga ubukwe rizagenga abana ba Adamu kugeza ku iherezo ry'ibihe. Noneho that which the eternal Father himself had pronounced good was the law of the highest blessing and development of man. Noneho iryo tegeko ry'umugisha yarishyizweho kugira ngo iri tegeko rikomeye rizaranga imibereho n'iterambere rya mwene muntu. Noneho rero kugeza ku iherezo ry'ibihe na n'ubu ngubu isabato iracyafite agaciro. Ubwo abantu bamenye yuko niwumva abantu bavuze ngo isabato ubukwe bugomba kugenda gutya, izo ngingo Imana izitayeho guhera mu itangiriro kugera ku iherezo ry'ibihe. Mwakomeza noneho mukatusobanura ese uko umuntu abonye mu itorero ry'iwabo babeshye ngo umusore n'umugeni ngo baje gushyingirwa, ngo baje gusezeranywa, akabibona akabona barasenga nibyo ariko isabato ntiyitaweho, akabona bagiye gusenga barahagaze, akabona basenze baryamye, akabona bagiye kubatiza bazanye umuntu utaramenya ubwenge utitekerereza babatiza akarira. Umuntu yakora iki? Nibyo iyo dusomye muri Bibiliya yego n'ibyahishwe igice cya 18 turasoma duhere ku murongo wa mbere ariko tugendereye hepfo ku murongo wa 4 na 5. Haravuze ngo hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. yego Arangurura ijwi rirenga ati, iraguye Babuloni ikomeye, ihinditse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Kuko amahanga yose yanyoye inzoga n'izoroba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi bagasambana nawo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. yego Aya magambo ari hano, izi nzoga zivugwa ni inyigisho nk'izo ngizo zitari z'ukuri. yego Ni ibyinjira mu itorero, noneho bakabinywesha amahanga akabinywa, yamara kubinywa noneho ku buryo ngo bagatungishwa n'ubwishi bw'ibyo bintu. Kuvuga ngo abantu batunzwe, yego babyibuhijwe n'inzoga binjije mu itorero, uko kuzinjizamo noneho birabatungisha. yego Noneho hepfo ku murongo waho rero, kuko uyu mareka ikintu kimuzanye ngo yaraje isi imurikirwa n'ubwiza bwe, ni ukuvuga ngo uko kuza isi ikamurikirwa ni wa muntu urimo uzabuzani ukuri yakakwerekwa, akwerekwa izo nzoga nk'uko turi kwerekana ibiti byatewe mu matorero. Yamara kubibona noneho ku murongo wa 4 hakaza irindi jwi rivuga ngo, numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye ni muwusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Ni ukuvuga ngo noneho rero iyo ukuri umaze kukubona, igihe cyose uzaba umaze kubona ukuri, we ukweretswe na marayika uje isi ikamurikirwa n'ubwiza bwe, akakwereka inzoga zateretswe mu cyo wita itorero, mu cyo wita idini, izo nzoga z'imvumbano noneho banyoye ukazibona, ubwo ikigusabwa noneho ni ukuvuga ngo ni ukubwirwa ngo, bwoko bwanjye sohokamo kugira ngo utazahabwa ku bihano byawo no ku byago byawo. Kuvuga ngo iyo ni ingingo ya mbere yo gusohora uwo muntu no gusohoka kubwuko amaze kumva ukukuri, noneho agasohoka kugira ngo ye gufatanya n'ibyo birimo. Mfite indi nyandiko ibivuga, kuko hari ingero kandi Yesu nawe yakomeje kugenda atwigisha byinshi bigendanye na n'ingingo tugezeho.
mbese birakwiriye ko umuntu amenya ko itorero ariho cyangwa idini arimo yamaze kwinjiza ibintu mu iryo torero akagumya kurigumamo, ese kurisohokamo aho ntiyabakosheje? Bibiliya iravuze ngo bwoko bwanjye ni muyisohokemo bamaze kwerekwa no kumenya ko ibyo barimo atari ukuri. Igitabo cyitwa Wifuzwa ibihe byose, paje 180 ndetse ndagera hakurya ku 181, hari ijambo rivuze ngo kandi nk'uko wari umucyo w'ubugingo bw'abantu yanzwe n'abatware b'idini mu gihe cya Kristo, ni nako yagiye yangwa uko ibihe byakurikiranye. Inshuro nyinshi Kristo yajyaga yiyufura nk'uko yabigenje Yudaya. Igihe abagorozi bavugaga ijambo ry'Imana, ntibari bigize na rimwe batekereza ibyo gutandukana n'amadini yari ariho. Abagorozi batubanjirije bavuga iby'Imana, berekana gukuri, ariko ntago bari bigeze batekereza na rimwe ibyo gutandukana n'amadini yari ariho. Ariko abayobozi b'idini ntibashakaga kugira icyo bamenya ku mucyo, ku buryo ababaga bawuzanye bahindukiriraga abafite inyota yo kumenya ukuri. Ariko nubwo abagorozi bazanye ukuri, ngo abayobozi b'idini ntago bigeraga bashaka kugira ngo bakurikirane uwo mucyo uje, kuko bazi icyo bakora bo. Rero barabizi, bazi impamvu zabyo, noneho ngo babandi bari bazanye uwo mucyo ngo bagahindukirira abandi bashaka kumenya ukuri. Bazanye ukuri batashaka kuva mu idini bari barimo. Berekanye ukuri. Tugomba gusenga kuri uyu munsi, tugomba gusenga gutya, uko ugomba kumera gutya. Maze abayobozi b'idini babyanga, noneho ngo abo bantu bazanye uwo mucyo bagahindukirira abakeneye kumenya ukuri. Abavuga ko bagera ikirenge mu cy'abagorozi, buzuye umwuka nk'uwari ubarimo, ni mbarwa mu bantu muri iki gihe. Abantu bake cyane nibo bumva ijwi ry'Imana kandi bakaba biteguye kwakira ukuri aho guturutse hose. Ni abantu bake bumva ukuri kw'Imana kandi akaba biteguye kukwakira aho guturutse hose. Abagera ikirenge mu cy'abagorozi bumva bahatiwe kureka amatorero yabo bakundaga kugira ngo babone uko bigisha mu mudendezo ukuri kuzuye kw'ijambo ry'Imana. Igihe cyose abantu bagera ikirenge mu cy'abagorozi bazahatwa, bumva hari indi mbaraga iri kubahata ngo batandukane n'amatorero. Reka nsoze hano, abura bavuze ngo haba ubwo kenshi abashaka ukuri bumva bahatwa n'iyo nyigisho ngo bareke amatorero y'ababyeyi babo kugira ngo bakurikize imyizerere yabo mishya. Ni ingero urabona, kugira ngo Yohana asohoke mu rusengero ajye mu butayu, asigaye mu rusengero, ntabwo byabaga ari ibintu byoroshye. Kandi yari umutambyi mukuru. Yari umutambyi mukuru, ariko umwana w'umugorozi abibonye atyo, kuvuga ngo aravuga ati njyewe njya mu butayu. Kandi mu butayu nta cyubahiro cyari gihari, nawe aratungwa n'ubuki bw'ubuhura. Kuvuga ngo ariko aremera atandukana nabo kubera ko kugira ngo yigishe ukuri kuzuye. Ku paje y'iki gitabo nanone ndasoma amapaje 526 na Yesu nawe, paje 526 Wifuzwa ibihe byose, naho tuhasanga andi magambo ari kutubwira yerekeje aho ngaho. Aravuze ngo, ndahasoma mpereye 526 ndetse nambuke na 527. Noneho iyi ngingo nibishoboka dufata indi, kuko aravuze ngo imbabazi mvanjuru zigaragara mu maso y'Umukiza igihe yitegerezaga buheruka urusengero n'abamwumvaga. Nuko araturika ararira n'agahinda kenshi, igihe yateraga hejuru agira ati, Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nshaka
kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira amashwi mu mababa yayo, ntunkundire. Iyo niyo ntambara ibanziriza gutandukana. Intambara Yesu arwanye ni intambara yavuze ati Yerusalemu, Yerusalemu, ni kangahe ashaka kubundikira nk'uko ibundikira ubushwi bwayo, ntunkundire. Hano baranditse ngo iyo niyo ntambara ibanziriza gutandukana. Hepfo baravuze ngo umutima w'Imana ubwawo usa n'usakaye muri aya magambo ya Kristo. Uko niko kwikubura gutangaje k'urukundo rw'Imana kwahoraga kuzuye kwihangana kwinshi. Abafarisayo n'abasadukayo nabo bari bazibwa iminwa. Nuko Yesu yongera guhamagara abigishwa be, maze bitegura kuva mu rusengero, ariko atari nk'uwatsinzwe yirukanywe n'abanzi be, ahubwo nk'umuneshi utsinze urugamba kandi amaze gusoza umurimo we. Kuvuga ngo ahangaha Yesu ahamagara abigishwa be ngo barimo batandukana rero, ati arabahamagaye, ariko ngo basohoka muri urwo rusengero atari nk'umuntu utsinzwe, ahubwo ari nk'intwari itsinze urugamba kandi irangije umurimo we. Byerekana ko igihe muri rwo tero rurimo wamaze kwerekana ukuri, ukakwerekana, bakakwanga kabiri gatatu, bakakwanga, gutandukana birembe ko na Yesu yagenje gute, yarabikoze, ariko adatsinzwe. Asohoka mu rusengero adatsinzwe, ahubwo arangije urugamba. Isubi nshaka ngo nsorezeho hano ni amagambo avuze ngo ariko Isirayeli nk'ishyanga ryanze Imana yaryo, amashami kavukire y'umwerayo yarahwanyutse, yongerera gutera akajisho bwa nyuma mu rusengero imbere. Uwo ni Yesu. Maze Yesu avuga aya magambo ababaye ngo dore inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka. Ndababwira ko mutazambona uhereye none ukagezwa muzavuga muti hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Kugeza icyo gihe Yesu yitaga inzu ya se urusengero. Mbere yaho Yesu yitaga urusengero inzu ya se, ndetse yirukanagamo n'abarukoreramo. Ariko uhereye ubwo umwana w'Imana yari amaze gushingura ikirenge arenze inkuta zarwo, ubwiza bw'Imana bwarigendeye by'iteka ryose buvuye muri urwo rusengero rwarubakiwe guhesha Imana icyubahiro. Guhera uwo munsi imihango yajyaga ihakorerwa yose nta busobanuro yari gifite, kandi imirimo yaho yari hindutse urukozasoni. Bishatse kwerekana ko kuri iki kibazo ni ukuvuga ngo igihe cyose itorero rizaba ryubakiye ibyo ryateye bitemewe mu ijambo ry'Imana, umugorozi akabirandura bakarwana, ni ukuvuga ngo azatandukana n'iryo torero, ajye kubwiriza ubutumwa yisanzuye, kandi atandukane n'amatorero y'ababyeyi be nk'uko Yohana yabikoze. Nuko nguko ni ukuvuga ngo biremewe ko igihe cyose ubwirije ubutumwa kandi n'itorero rifite byubakiye, mpaka abaririmo bazumva ukuri bazarisohokamo. Reka twishimire ko amagana n'uyu mucyo ugiye umenyekana, kuko hari igihe uhura n'umuntu akabaza kubera iki abagorozi bundi bakora gute, ni babandi yiyomoye ku idini ngo basohotse. Ariko ntago navuga ngo barasohotse mu itorero, icyakoze basohotse mu idini, nibyo, cyangwa se basohoka mu rusengero. Ariko gusohoka mu mahame nibyo byitwa gusohoka buriya, kuko Yesu yaravuze ngo mfite n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana. Numva se ko Yesu ari uri mu rugo, ariko mu rugo ntago bivuze mu mbago z'idini, kubera yuko bibaye imbago hari insengero nyinshi, hari amadini menshi nayagiye afite imbago zayo, afite n'ibigo wenda bavuga ngo bikomeye, ariko yasohotse mu mahame y'ukuri.
ayo madini yasohotse, ayo madini yasohotse mu mahame y'ukuri yinjira mu nsengero cyangwa se mu nkuta z'inyubako runaka bubatse. Noneho kuri ikiyo kigoye ni igihe ubwiye umuntu ngo mwasohotse mu kuri, wakabyitiranye no gusohoka mu rusengero cyangwa gusohoka mu nzu cyangwa mu kigo. Ibyo rero biratandukanye, wenda kugira ngo tunagane naho dusoreza bijyanye naho no kugira ngo byumvikane neza. Ni ukuvuga ngo tugiye kwigira mu gihe bita gusohoka, yego, cyangwa se abasohoke nk'uko babibona abasohoke, ariko babivuga batazi ibyo bavuga. Ni ukuvuga ngo Bibiliya niyo ivuze ngo, ndavuga ku ngingo twavuze ko n'izindi tutazigarukaho, niyo ivuze ngo mubatize mu mazi menshi, wakabatiza ku gahanga cyangwa ukundi kuntu abatiza. Ubwo ni ukuvuga ngo gusohoka yasohotse muri ya nyandiko, yasohotse mu agenda ahimba ibindi. Niba bivuga ngo wibuke koza umunsi w'isabato, wakishyiriraho icyumweru, ubwo rero arakwita umusohoke kandi ari wagenje gute wasohoka. Niyo wasohotse muri Bibiliya. Kuvugwa ni ugusohoka mu mahame y'iby'Imana ukabivamo, ni ukuvuga ngo nguwo umusohoke. Naho kumva ngo uri umusohoke kandi ahubwo uri kongera kubaka urufatiro, ubwo ntago abazi icyo ari kuvuga. Ntago abazi ibyo ari kuvuga kuko Nehemiya yarongeye yubaka inyubako y'Uwiteka yari yasenyutse, yari yashenywe na Babuloni. N'ubu ngubu Babuloni iriho cyangwa se amadini aguye, nayo arimo arubaka cyangwa se arimo arasenya imfatiro z'ukuri zashyizweho n'Imana. Noneho icyo umugorozi akwiye gukora mu gihe imfatiro zishenywe ni ukongera kuzubaka nka kumwe umuhanuzi yari yabikoze. Yamara kuzubaka noneho agahamagara abantu ngo amaze kubaka iki gicaniro, yaravuze ngo ni mu nyegere muzageza ryari guhera murongabangabo, ngo niba Uwiteka ari Imana nimumukorere, kandi niba ari mubona ari bayari mumukorere. Arangije ashyiraho inyigisho y'ukuri kandi abantu bongera guhimbaza Imana. Noneho kuri muri murongo wo mu byashuwe mwari mwasomye, Imana yatanzeho ubusobanuro mu gitabo cy'ibihamya muze ngo wa 9, yavuze ngo marayika wavuze ngo nimusohoke muri Babuloni. Ni nawe uhanura ubugorozi. Abantu bajya biga amateka y'itorero ariko ntibasobanukirwa na marayika wundi, ariko muri kino gitabo cy'ibihamya muze ngo wa 9 ni mu cyiciro cya 13 bavuze ngo umutwe w'ubugorozi Ernaweti yaraweretswe, ngira ngo ni mu 1890. Haravuze ngo mu iyerekwa rya nijoro, in a vision of night, a representation passed before me. Ngo mu iyerekwa rya nijoro, iyerekwa ryanyujijwe mbere, mbese yeretswe ibintu byinshi nijoro, hanyuma aza kwerekwa n'ingingo zihariye. Before me of a great reformatory movement among God's people. Ngo iyerekwa yeretswe ni rivuga umutwe w'ubugorozi uhaguruka mu bitwaga itorero ry'Imana muri icyo gihe. Mu byashiwe igice cya 12 havuga iby'umugore ngo warakariwe n'ikiyoka, hanyuma ikiyoka kigahaguruka. Urumva ikiyoka cyarakariye umugore, ntigihaguruka ngo kirwanye umugore, ahubwo kirahaguruka ngo kirwanya mu rubyaro rwe. Nabwo ntabwo cyarwanyije mu rubyaro rwe bose, ahubwo cyarwanyije abasigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite gwamye kwa Yesu. Abo rero urumva ko mu bwoko bw'Imana, mu muryango w'Imana cyangwa se mu itorero ry'Imana harimo umutwe w'ubugorozi, niwo wahagurutswemo. Noneho baravuze ngo the sick were many were praising God. Mu gihe umutwe w'ubugorozi wari uhagurutse, kuko Ernaweti yaravuze ngo haza uwo mutwe yaraberetswe, ntabwo yari mu rusengero ngo abone umutwe urahagurutse utangiye gukora amavuna, oya, ahubwo yaravuze ngo bizaba. Aravuga ngo the sick were healed, abarwayi barakijijwe, ubugorozi bubonetse. Ndi kugira ngo n'abantu bari kubyumva n'abazumva kino kiganiro bazamenye ngo ubugorozi ni ubu ngubu. None baravuze ngo abarwayi barakijijwe, and other miracles were wrought, n'ibindi bitangaza byarakoretse. A spirit of intercession was seen, umwuka w'urukundo waragaragaye. Even was manifested before the great day of Pentecost. None uwo mwuka wo kwitanga ngo waragaragaye umeze ndetse unarusha imbaraga wagaragaye ku munsi wa Pentecost. Ngo
Hundreds and thousands were seen visiting families and opening before them the word of God. Ngo abantu ibihumbi n'amagana baragaragaye basura abantu mu ngo bakabumbura ijambo ry'Imana. Ibyo ngibyo abantu bazajya bibona mu gihe habaye amavuna twenda gukora ibiterane ahantu hagiye hatandukanye. Nibwo bavuga ngo ese aba bantu baracyabaho basura abantu mu ngo. Ngo hearts were convicted by the power of Holy Spirit. Imitima yakabakabwa n'ijambo n'umwuka n'imbaraga y'Umwuka Wera, and the spirit of genuine conversion was manifest. None n'umwuka wo kwihana nyakuri waragaragaye. On every side, doors were thrown open to this proclamation of the truth. Kuri buri ruhande, ahantu hose wasanga imiryango ikinguriwe kumva ijambo ry'Imana. The word seemed to be lightened with heavenly influence. Uyu murongo none ashakaga ngo isi yagaragaraga nk'iyamurikiwe n'umucyo mvajuru. Wibuke ko amarayika aboneka isi yamurikiwe n'ubwiza bwe. None hano umutwe w'ubugorozi ubonetse isi yamurikirwa n'ubundi. Abarwayi bavurwa, abarwayi barakizwa, abantu babwirizwa ukuri ngo basanzwe mu ngo zabo n'abantu ibihumbi n'amagana. Ibi ngibi ntago wabikora. Umuntu ufite ushinzwe ubwiriza butumwa mu matorero nibura nk'atanu ari umwe. Bakavuga ngo uyu mukozi w'Imana ni runaka ni ushinzwe ubwiriza butumwa. Baravuze ngo n'abantu ibihumbi n'amagana. Noneho hepfo ngo great blessing were received by the true and humble people of God. Imigisha ikomeye kandi ihambaye yakiriwe n'abantu b'Imana bicisha bugufi kandi babanyakuri. I heard the voice of thanksgiving and praise, and there seemed to be a reformatory such as we witnessed in 1844. Ngo numvisha amajwi yo guhimbaza no gushima ngo ubwo bugorozi nabonye bagasaga nubwo twari dufite mu 1844. Ellen White mu myaka nka 30 ishize cyangwa 50 yari ishize yabonye ubugorozi. Abona ubwo bugorozi bumukumbuza ubwo yabonye mu myaka 1844. Abasoma mu gitabo cyitwa Ellen White n'impano y'ubuhanuzi no mu bitabo by'ibihamya bisobanura ko mu 1844 abadivantiste batangira umurimo. Abo ibyo Ellen White yavugaga bateranaga mu bikoni aho abantu bashobora guteranira, mu ngo z'abantu, mu dushyamba, basenga bapfukamye, nta muntu ubwiriza guhembwa. Uwabwirizaga umuntu akamwihanishaga yaramubatizaga. Nta nzego zirenze zanditswe muri Bibiliya zari zihari. Conference yabaga ari inama atari itsinda ry'abantu runaka bicara bagafata ibyemezo, bagafatira abandi bose ibyemezo. Ari abantu bashyizweho by'igihe kirekire bashinzwe gutekereza abandi. Ibyo muri iki gitabo mu bitabo by'ibihamya n'ubundi bavuga ngo bisobanura ko ari ikimenyetso simusiga cyerekana yuko itorero ryayobye mu gihe rifashe itsinda ry'abantu runaka rikaba inshingano ngo mujye mutekereza abandi. Ibyo rero ubwo bugorozi nibwo bwongeye kugaragara kugira ngo igiti cyose data mu ijuru adateye kirandurwe, kandi noneho ubwo imfatiro zishemwe umukiranutsi abyuke ahaguruke azubake. Ngira ngo aha niho twaba dusubikiye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Hanyuma umuntu yakwibaza ati se ubutumwa mwahereza abantu bumvishe kino kiganiro, ubutumwa mwabaha ni ubuhe tugana ku musozo? Ubutumwa twatanga tugana ku musozo ni ukuvuga ngo ni muri Amosi. Yego. Muri Amosi ni igice cya 8 ku murongo waho wa 11. Hari ijambo rigiye kuzatungura abantu. Ariko bitari byaba haravuze ngo dore iminsi zaza ni ku Uwiteka Imana ivuga,
nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari yo kumva amagambo y'Uwiteka. Kuvuga ngo uyu haracyariho amahirwe akomeye cyane yo kumva amagambo y'Uwiteka, kuba wabaza ugasobanuza, ariko igihe kizaza, kuko baravuze ngo kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikazi bajye ikusi, bazakubita hirya no hino ngo bashaka ijambo ry'Imana ntabwo bazaribona. Yego. Ngo uwo munsi inkumi nziza n'abasore beza bazishwa n'inyota. Kuvuga ngo inama natanga hakiri uyu munsi, ubutumwa butangwa nuko buri muntu wese yarakwiye kwibaza ngo mbese ibyo nigishwa bifite urufatiro muri Bibiliya. Kuvuga ngo ni ikibazo umuntu yabaza ngo mbese ibyo nigishwa mu idini ndimo, mu itorero ndimo, bifite urufatiro muri Bibiliya. Buri wese abyibazeho, akurikirane yanza ritaratera, kugira ngo noneho umuntu abashe kuzagira amaherezo meza. Ndumva ari cyo nakongeraho. Murakoze. Murakoze cyane. Iyi ni nawo umusozo w'ikiganiro cyacu. Icyo umuntu yabwira nuko mu gihe Yesu yavuze ngo nimuze murye munywe mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi, yaranavuze ngo kuki mutanga ifeza mukagura bitari byo kurya nyakuri. Mu gihe ugiye kwiga ijambo ry'Imana, iga ijambo ariko ry'ukuri. Nta muntu wezwa n'ikinyoma, nta uzajya mu ijuru ajyanyweyo no kwizera gusa, ahubwo ngo abantu bazarimbuka bazize ko banze kwizera ukuri. Abantu barimbuke kubera ko banze kwemera imbabazi z'Imana. Reka Imana idufashe kugira ngo ubugorozi twavuzeho twize, abandi bari kumenya ubu ngubu tubishikamemo, abatarabugeramo nabo bugeremo, kandi dukore umurimo nk'abamarayika. Turabwira abantu ngo nimusohoke mu inyigisho z'ibinyoma, kubera ko nizo zizarimbuza abantu. Imana idushoboze mu izina rya Yesu. Reka dusoze dusenze, muzehe adusengere. Urakoze Imana yacu ko dufashije muri iki kiganiro, twinginga yose kugira ngo izi mbuto zibibwa aha ngaha, ndetse n'abari kutwumva hirya no hino n'abazatwumva, zizere imbuto kuhereza dukira umugambi bwawe. Dukeneye kugira ngo Bibiliya yongere yinjire mu mitima yacu ndetse n'abandi, kugira ngo ibe urufatiro rw'imyizerere yacu, ubishoboze mu izina rya Yesu. Amen.